Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe ko Imana iduhaye amahoro, kandi ndanezerewe ko Imana namwe ikomeje kubarinda aho muherereye hose. Inshuti zanjye, inshuti z'Imana, umwami Yesu akomeze kubagirira neza. Imana ishimwe. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho 20 n'umurongo waho w'19. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze, kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Kuko Data yantumye, niko nanjye mbatumye. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe. Iri ryari ijambo ry'ihumure Imana yari izaniye abigishwa, ituma umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo w'i Nazareti, umwe wemeye kumena amaraso yiwe kugira ngo agucungure nanjye ancungure. Imana ihimbazwe cyane. Abigishwa rero bari bateraniye ahantu mu nzu, ariko kandi ngo bari bakinze inzugi kuko batinyaga Abayuda. Bari abanzi Abayuda bahigaga ubwoko bw'Imana. Yesu atugirire neza, kandi Yesu atwiteho cyane. Ariko igihe kigeze, Yesu araza arabiyereka. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe. Mwene data, nkuzaniye ijambo ry'ihumure aya masaha, aho uri buze gusomera rino jambo cyangwa aho uzarisomera, ni ukuri wakira ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Yesu, Imana yari yamaze kubona abigishwa uburyo ki bahagaritse umutima. Turazi neza twese iyo umuntu yugarijwe n'umwanzi, kuko umwanzi aho yakubona hose byanze bikunze aba agomba kukwica. Yesu atugire neza rero, kandi Yesu atwiteho. Imana ishimwe ko twabonye umucunguzi ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kandi twabonye umurwanizi mwiza, twabonye ubwishingizi mu Mana. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Tujya duharanira gushaka ubwishingizi hano mu isi, ariko ubwishingizi bwa mbere butarangira, butagira garanti, ni ubwishingizi bwa Yesu Kristo. Haleluya. Bukurinda mu gitondo na nimugoroba, kandi butagize ikintu burebaho. Ni ubwishingizi butarobanura ku butoni, ni ubwishingizi butareba ngo uyu avuka ahakomeye cyangwa se uyu afite amafaranga, ni ubwishingizi butareba ngo uyu afite amashuri cyangwa ntayo afite, ni ubwishingizi ntabona uko mbuvuga. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ritugezeho ritubwira ngo nimwakire amahoro. Niko Yesu yabwiye abigishwa biwe. Imana ihimbazwe cyane. Ubwo bari bugarijwe n'umurimbuzi, Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Icyo nkundira Yesu, ajya aboneka mu gihe gikomeye, aboneka mu gihe kiruhije umwana w'umuntu, aboneka hahandi wowe ubona ko birangiye, Kristo ajya aza akigaragaza. Imana ihimbazwe. Rero arangije abwira abigishwa be, arababwira ati nimwakire amahoro. Haleluya. Ayo mahoro aturuka ku Mana, nawe uyu munsi uyakire mu izina rya Yesu. Sinzi ikikubujije amahoro. Uyu munsi nawe Yesu akwiyereke, wakira amahoro mu mutima wiwe. Imana ihimbazwe. Umaze igihe utagendana amahoro, wabuze amahoro,
kubera ikigeragezo uhagazemo, kubera iterabwoba rya Satani, kubera ubuzima uhagazemo, ariko ndakubwira mu izina rya Yesu nk'uko Kristo, haleluya, ni ijambo ry'Imana, si jyewe utanga amahoro, ndi kuvuga ku ijambo Kristo yasigiye abigishwa, arababwira ati nimwakire amahoro, nawe wakire amahoro aturuka ku Mana mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta wundi waguha amahoro. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Yesu nashimwe. Burya birashaka ufite umuyuda waba urimo kugutoteza, ushaka kwica abana bawe, ushaka kwica ubuzima bwawe, ushaka kukumenera amaraso. Imana itugirire neza, uwo muyuda utarakebwe, Imana itugirire neza cyane, haleluya. Rero arangije uwo muyuda agwiga ku manywa na nijoro. Imana ituganze kandi Yesu atugirire neza, nk'uko Imana yarinze Mose ikamurindira ahantu mu rutete, ahantu mu gishanga, ntibabashe kumwica. Nawe wakira intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu, haleluya. Data wa twese nashimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Wakira intsinzi y'Imana, Uwiteka akugirire neza. Kandi birashaka ko hari umuyuda uri kugutoteza, binjiye mu nzu y'Imana badakijijwe, basengera ku ngeso, basengera ku bwicanyi. Imana idufashe, basengera ku burozi bagendana, basengera ku magambo mabi. Imana idufashe cyane, basengera mu ngeso zihishe. Ariko reka nkubwire ngo niwakire amahoro aturuka ku Mana, niwakire amahoro akuneshereza, niwakire ubwishingizi buturuka ku Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Arangije rero arababwira ati nimwakire amahoro, abereka ibiganza byiwe, abereka no mu rubavu, muri rwa rubavu rwatotsemo ya maraso yatumye agucungura. Imana ihimbazwe, tukabaturwa, tukava mu byaha. Data wa twese nahimbazwe cyane, haleluya. Rero uyu munsi wa none birashoboka muri uku kwezi, birashoboka muri uyu mwaka, nawe hari ibigutoteza bituma ukinga inzugi, bituma wihisha, bituma wumva utanezerewe mu buzima bwawe, bituma wumva nawe ubwawe utinyagambura. Ariko mu izina rya Yesu, kuko Kristo yanesheje, nawe niwakire intsinzi kandi wakire amahoro aturuka kuri we. Imana ihimbazwe cyane, Yesu nashimwe. Reka mvuge ubuhamya gatoya bwanjye kuri iri jambo. Imana itugirire neza cyane. Hariho ahantu nabaye, duturana n'umukecuru werekana yuko ari umuvugabutumwa. Imana itugirire neza, ni ukuri yahoranaga Bibiliya mu kanwa kiwe, muri televiziyo iyo yahoranaga indirimbo, yari yarabaye no mu bihugu by'Uburayi, yari afite icyongereza gikomeye. Yesu atugirire neza, ariko kandi ntibyamubuzaga kuba umurozi. Imana ituganze. Hari abantu bitwaza Bibiliya, hari abantu bihishe mu nzu z'Imana biyita abayuda atari bo. Yesu atuganze, tugeze mu bihe bya nyuma. Imana ikwiriye kuduha amaso y'umwuka kugira ngo tumenye abantu dusenga n'abari bo, cyangwa tumenye abantu tubana bari bo. Data wa twese ahimbazwe. Rero twarangiza mu gitondo, twabyuka tugasanga hari amazi akiri aho ngaho yamenetse imbere y'umuryango. Rimwe na rimwe tugasanga inyuma y'idirishya yahanyanyagije amazi, cyangwa se hari ibintu by'ibiryo yahavungaguriye. Imana idutabare. Arangije rero yabona turi kubireba akaba ngo ni inyoni ngo nagaburiraga. Yesu atuganze. Ariko kandi gusenga ni byiza, kwizera Kristo ni byiza. Umwami w'abami ajya atumenyesha amakuru, haleluya. Dufata igihe cyo gusenga rero. Igihe kimwe
Imana itubwira amabanga yiwe, itubwira ukuntu ari umurozi, Imana itubwira ukuntu ashaka kudutangamo ibitambo. Imana idufasha, ari umuntu ukunda amafaranga cyane, ntiyanyurwaga n'ayo yari afite kandi ni umukire. Imana ituganze cyane. Rero dutangira gusenga Imana. Imana ijya ivuga kandi bikaba, igiteka bigakomera. Haleluya! Hari Imana yagukiza umuntu w'umuyuda wiyoberanya mu nzu y'Imana. Yesu adufashe. Nibwo igihe cyamaze kugera dusenga Imana, dufata igihe cyo gusenga, turashishikara. Yesu nashimwe. Haleluya! Igihe kimwe turasenga mu rugo, Imana itugirire neza. Haleluya! Nibutse ubwo buhamya ndaseka. Yesu nashimwe, kuko Yesu ajya atanga amahoro. Yesu atugirire neza. Rero igihe kimwe turasenga, rero tumaze gusenga, nibwo twasohotse, twari tugiye nyine hanze, dusohotse inyuma y'igipangu nyine. Noneho rero tumubonye turamusuhuza, umva amaso yari yatukuye, ntiyigeze avuga, yajunguje umutwe gutya gusa. Yesu atuganze. Imana yari yamugobye ururimi mu izina rya Yesu. Hari Imana rero ijya iturwanirira. Data wa twese nashimwe, kandi twahavuye amahoro. Imana ihimbazwe cyane. Yesu yaraganjije, Yesu yarategetse, abona imbaraga z'Imana dusenga ko zitandukanye n'ize. Imana ihimbazwe. Imana itugirire neza. Rero yari umupfakazi, igihe kimwe Imana intumaho abakozi b'Imana. Imana burya iravuga, bene data, kubemera ko Imana ivuga. Ndabizi neza ko muhari, kandi mu nshuti zikurikira bino biganiro, ndazi neza yuko harimo abantu bemera ko Imana ivuga. Rero nibwo igihe cyamaze kugera, Imana imishura ko agomba kundiza amarira, bisigura yuko nyine yagombaga kwica umutware wanjye. Byari ibintu bibiri yari afiteho misiyo ku mugabo wanjye. Yari afite misiyo kugira ngo amwegukane cyangwa se amwice. Niyo marira rero yateguraga muri jyewe. Yari afite misiyo zibiri, ashaka uburyo ki yamwegukana, ikindi cyangwa se kumwegukana byananirana akamwica, nanjye nkasigara ndi umupfakazi. Yesu adufashe. Ariko burya hari Imana. Imana itugirire neza. Hari Imana ijya iturwanirira, kandi hari Imana ijya itanga amahoro. Shima Imana rero ko twavuye aho hantu amahoro. Imana ishimwe ibyo yagerageje gukora byose, kuko yinjiye no mu nzu twaga tugenda, we agafungura inzu. Ibyo yashyiragamo ntawe ubizi, kuko habayeho igihe kinini cyo gusenga kugira ngo Imana ituderivure, kandi ndetse yari yarahumanyije n'imyambaro twambaraga. Yesu adufashe. Muri ibyo byose rero hari amabanga yo gusenga. Haleluya! Icyo nshaka kuvuga rero, waba wikingiranye mu nzu ufite ubwoba kubera ibikugarije, ariko reka nkubwire ngo senga Imana. Imana icyambere iguha amahoro, kuko iyo ufite amahoro urubona n'uburyo ki usenga, n'umutima uba utuje. Imana ihimbazwe. Yesu rero atugirire neza, kandi Yesu adufashe. Reka ubwo buhamya mbugarukirizaho, naho ubutaha tuzabukomeza. Yesu atugirire neza cyane. Rero nibwo rero igihe cyamaze kugera, ababigishwa nabo babona amahoro, baranezerwa. Imana itugire neza. Nawe niwakira amahoro aturuka ku Mana. Haleluya! Sinzi ikikubujije amahoro, ariko reka nkubwire ngo mu izina rya Yesu niwakira amahoro aturuka ku Mana, kandi Uwiteka agukize ibyo byose bikugarije mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, kandi mbashimira uburyo ki mugenda munyereka urukundo rwanyu. Burya abantu iyo bakoze subscribe muba mufashije ivugabutumwa rikomeye. Imana ihimbazwe. Abandika commentaire, abadusengera, Imana ihimbazwe, kandi Imana ibaha umugisha utagabanije mu izina rya Yesu. Nkunze kubabwira ngo kandi atari ingeso, ahubwo bivuye ku mutima. Namwe Imana ibanezeza uyu mwaka,
mu izina rya Kristo Yesu wanesheje. Imana ihimbazwe, Imana ikomeze kubagirira neza. Amen.